tuvuze sinode tuba tuvuga kugendera hamwe kw'Abakirisitu. Muri iyi sinode 2021-2023 hari ubutumwa Paapa ageneye Abakirisitu bo kw'isi yose. Turashaka kiliziya ifitanye ubumwe, buri wese akayigiramo uruhare, nta n'umwe uhejwe, cyane cyane gutekereza ko sosiyete yigizayo nk'abakene, abarwayi, abasheshe akanguhe, imfubyi n'abandi. Gutega no gutegwa amatwi, ubusabane, bityo buri wese akishyira akizana mu muryango wa kiliziya, abana b'Imana. Muri diyoseze ya Butare, buri mukristo wese guhera mu miryango remezo, santrale, paruwase zose tubamo, imitima yacu ikomeze guhugukira iby'ijuru, twita ku banyantege nke, kwitanga, dufashanya kugira ngo twese tuzamukane. Bakristo bavandimwe, bitarenze ukwezi kwa Mata, twagomye kuba twamaze kugaragaza ikusanya bisubizo ku bibazo twabajijwe na nyir'ubutungane Papa wacu Francisco. Bakristo bavandimwe, twese imitima yacu nihugukira iby'ijuru, turushaho kwitagatifuza muri uru rugendo rugana Imana.